Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibe byiza mwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro bya Sports and Art TV. Tubana mu biganiro bigiye bitandukanye by'umwihariko byerekeye imikino yaba ibera hano mu Rwanda, birumvikana niyo twibandaho cyane cyane nanone kuri equipe ya APR Football Club Capsa. Muri equipe ya APR Football Club mu kwezi kwa gatandatu n'ubundi hazakorwamo isuku mu bakinnyi barimo, n'ubundi APR yinjize abakinnyi bashya buri munsi na everyday cyangwa se everyday na gossips zayo, buri munsi n'inkuru zigenda zizamuka ndetse buri munsi n'ibivugwa ku bakinnyi. Birumvikana hazavuga abakinnyi hazavuga abakinnyi 100 hazemo batatu. That is what we call transfer market. Hazavugwamo abakinnyi 100 isinyishe batatu. Ibyo bintu ni ibintu mugomba kumenya. Ariko nanone icyo dukora twebwe just mu bivugwa mu bavugwa tugomba kuza twebwe tukabigarukaho, namwe mukabimenya bikazaba mwarabimenye bitanaba mukamenya impamvu bitabaye, kuko ni transfer market. Kipe hitamo umukinnyi ahitamo at the end, umukinnyi niwe ugira amahitamo. Ikipe ziraganira, ikipe zikumvikana, abakinnyi bakaganira, ikipe ikaganira n'umukinnyi bakumvikana, ariko ekipe y'umukinnyi ntibumvikane. Ibyo byose nibyo byabaye kuri transfer ya Milton Kalisa. Ibyo byose mwaranutse muravuga muti Kalisa Milton cyagoranye, ntabwo ari byo nje kugaruka, ariko icyagoranye narakibabwiye ni ekipe ya Vipers na chairman wayo Lawrence Murindwa, nibo bagoranye kugira ngo bari kure Milton Kalisa. Gusa hope ko wenda in next summer, ubwo ni mu kwa gatandatu, hari ikizaba gikorwa, kuko Milton Kalisa ni umukinnyi uzaba uri free agent. Ibyo ntabwo ari byo tuje kugarukaho. Iyo transfer ya Milton Kalisa twayiganireho igihe kirekire kandi igihe gishoboka cyane, ariko nanone munyemerere aka kanya dite tugaruka kubijyanye n'abakinnyi batatu. Buri munsi nzanyanza n'abakinnyi bari kuvugwa, yego munsi tazababona mezajye umenya ko badahari batavuzwe, gusa nanone ibihari turabivuga twebwe tubigarukaho. Akenshi ni ibihuha, akenshi ni ukuri. That is what we call transfer market, isoko ry'igura n'igurishwa. Hazavugwamo benshi. Uyu munsi nzanye transfer witwa y'umunyamauritania. Uraza kumenya ngo umunyamauritania ninde. Hari umunyangora, umunyabrazil, uraza kumumenya ngo ninde, ndetse uza no kumenya umunyazimbabwe ku bantu bamubonye hano rwose mu Rwanda mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique mu mwaka wa 2026 kabisa. Kora subscribe, ukande like, share na comment, ubone twinjiremo ujye ubona updates nyinshi zitandukanye, kuko nyeza akubwira byose, sinzaguhitiramo ibizaba ari ukuri n'ibitari ukuri, byose nza abikubwira. Ikiza no kukubwiza ukuri ukamenya ngo transfer market yabameze gute, biba bivugwa biba ari ibihe kabisa. Twebwe twaje mu nyemere duhita tubyinjiramo. Ni equipe ya APR Football Club nkunze kubigarukaho ntangira ikiganiro cya transfer. Mu kwezi kwa gatandatu izakora isuku ndetse izagira abanyamahanga bamwe na bamwe irekura, ndetse n'abakinnyi bamwe na bamwe bazayisohokamo, ariko nanone equipe igomba kwinjizamo abandi bakinnyi bashya kandi bakomeye cyane, bagomba kuba bitwara neza 5-5. Birumvikana uzabakura ahantu bari basanzwe, kubera ko shampiyona yabo iri ku rwego rwo hejuru. Ntabwo uzababona bakina, ndetse nta nubwo uzabona ba participating mu bihugu byabo, kubera ko abahanganye n'abari kuri level hejuru. Gusa mu gihe ukiri kuri level iri hasi, yowe ariho go agomba kugusinya, ndetse nawe ugomba kumushaka kaza kakuzamurira urwego abahari, ubundi nawe ugatangira gutera intambwe utekereza abakinnyi bari kuri level ushaka ko equipe ibaho muri rusange. Muri equipe ya APR Football Club muri aka kanya ari kuvugamo abakinnyi batatu. Birumvikana ntumbaze ngo bimeze bite, niba bivugwa ndetse n'amakuru abagenda acicikana, yaba ari bihuha cyangwa se ari ukuri. Icyo nkubwira nuko nkubwira ibi ere kuvugwa. Duhereye ku umunyamauritania uri kuvugamo bamwita Mohamed El Abdicidi Ahmed. Uyu nguyu ni umukinnyi ukiri muto cyane w'imyaka 22 uri gushakishwa nanone n'ama equipe birakomeye hariya mu gihugu cya Tanzania, harimo equipe ya Young Africans ndetse na equipe ya Simba Sports Club. Uyu nguyu ni umusore w'umunyamauritania uri muri equipe ya FC Nouadhibou. Ngira ngo yagiye muri Nouadhibou mu kwezi kwa mbere umwaka ushize,
yagiyemo umwaka ushize birumvikana amaze hafi umwaka muri ikipe ya Nouadhibou ariko no kuvuga ngo yagiyemo ari free agent uyu nguyu akaba ari umukinnyi w'umumediateri umukinnyi ukina nka nimero 10 ni umukinnyi w'umunya Mauritania birumvikana CDR Abdi Mohamed Ahmed. Uyu nguyu rero nawe mu buri liste naguyeho mu biri kuvugwa nawe namubonyeho uyu musore no wabaye kapiteni ya Mauritania batengeje imyaka 20 ndetse anagenda yitwa neza no muri equipe y'igihugu nkuru abonamo call-up kugeza kuri uyu munota amwita Mohamed CDR Abdi Ahmed. Uyu nguyu akaba ari umunyamauritania nawe uri kuvuga muri equipe ya APR Football Club muri rusange kugira ngo nawe arebe ko ari byinshi azaza gukora mu kwezi kwa gatandatu cyangwa se ari byinshi azaza gufasha equipe ya APR Football Club mu rwego rwo kwiyubaka dore ko ari byinshi yakomeje kugenda bigaruka ndetse hari n'abakinnyi benshi baba bakomeje kugenda bavugwa gatanu kuri gatanu. Bamwita Mohamed CDR Abdi Mohamed Ahmed. Uyu nguyu ni umunyamauritania ejo bundi yari ari mu gikombe cya Afurika ndetse no muri equipe ya Mauritania iri gushaka yahamagawe mu gushaka iki gikombe cy'isi cya 2026. Ni umusore wagerageje kwitwa neza ndetse n'umusore wagaragaye muri squad y'abakinnyi Mauritania yakoresheje muri rusange. Tuvuye kuri Mohamed Abdi Sidi Ahmed hari umunya Zimbabwe mwaramubonye akina equipe ya Polokwane City wabo muri Zimbabwe ngira ngo ni umugabo wita Walter Musona ni umukinnyi wakinaga ku ruhande yataka ku ruhande rw'ibumoso ni muri mu gihe ejo bundi equipe ya Zimbabwe yakinaga n'ikipe y'igihugu Amavubi ni umusore wakinaga ku ruhande rw'ibumoso kugeza kuri uyu munota. Walter Musona akina equipe ya Polokwane ndetse nawe hari n'andi ma equipe yo muri Afrika y'Epfo nkumvishe kari ibiri kuvugwa n'andi ma equipe yo muri Afrika y'Epfo ari gushakisha uyu mugabo kwa mujye muri sama y'uyu mwaka. Bamwita Walter Musona akaba ari uheruka gutsinda igitego muri equipe ya Nigeria mu marushanwa yo gushaka itike y'igikombe cy'isi kizabera muri Mexique, Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2026 mu gushaka itike y'igikombe cy'Afrika. Niwe uheruka kuyitsinda, niwe uheruka gutsindira equipe ya Zimbabwe banganya na Nigeria igitego 1-1 muri rusange. Aka kanya no musore nawe uri kuri list ngira ngo mwigeze no kubyumvaho umunya Zimbabwe wavugwaga muri equipe ya APR mwabonye inkweto ucenga gacenga n'ibyatsi benshi babyitanyije no witwa Obriel Chirinda. Nanjye ndumva ibyo narabivuze twavuze Obriel Chirinda ariko uyu mugabo bavugaga witwa Walter Musona ariko kugeza kuri no munota nothing agreed na cyangwa se nta kintu kigeze cyemeranywa hagati y'amakipe yombi ndetse n'abakinnyi. Niba biri kuvugwa anytime yaba ntago iyi transfer yaba ndetse n'izindi zose mba nakubwiye hari igihe zitaba ariko biterwa n'utuntu duke na detail zituma abantu bamwe na bamwe batumvikana ku bintu runaka. Wongo rero bakaba bamwita Walter Musona ngira ngo nabo bakinnyi batatu muri kubona ku ifoto bakaba ari bo bashobora kuza gufasha equipe ya APR Football Club. Nkubwiye nimero 10 nkakubwiye n'umuwinga uca ku ruhande rw'ibumoso bamwita Walter Musona no mu Zimbabwe ubona call-up ndetse akanabanzamo muri equipe y'igihugu ya Zimbabwe. Yatakana no witwa Marshal Monetsi abarimo witwa Marshal Monetsi Prince Dube n'uyu ngo Walter Musona nibo batakira equipe y'igihugu ya Zimbabwe. Akaba ari uko ibintu bigiye byifashe ndetse nuko bigiye byesta ngira ngo kuri abangaba nkumbugiye akenshi no jya kureba uzasanga ibyo bibazo ari byo byagiye biganirwaho abakinnyi imyanya bakinaho uzasanga ibyo byagiye biganirwaho kuri equipe ya APR Football Club muri iyi sezo byo kubura umukinnyi w'umuwinga uca ku ruhande rw'ibumoso wa wundi ujyana wa wundi Gilbert Mugisha azajya abona akavuga ati aha birakomeye akaba ati ngomba gukora cyane kuko akenshi aravuga ati yaris hariyo apam asong bemor nago ari muri formeze nago ari umukinnyi uri kuri level hejuru ku buryo nakora cyane ngira ngo niko babibwira ariko igihe cyose yabona winga macacari wa muwinga ubuvuga uti ndaryamaho gatoya ndasanga ikibuga yagikabye kandi ntago ari bukivemo uwo nguwo ni wo muwinga equipe ya APR Football Club ikene ndetse nasazitaha muzabona APR ikomeye kurusha iyi ngiyi nuko tunubwo tuzapfa kubona APR yakomeye kurusha izabayeho z'abanyamahanga gusa iyi ngiyi hari abakinnyi benshi bazayivamo pe hari abakinnyi benshi bazayivamo rutonde muzarubona sibigiye kugera mu reka champion ishyirwa akadomo kwa gatanu reka champion ishyirwa akadomo nibwo muzabona neza noneho equipe ya APR ngiye gusohora bande igiye kwinjizamo bande nibwo muzayibona ubwo ndikubwira imyanya yaburaga ubundi sasa mukanya ubwo mukanya n'ubundi turacyari mu kiganiro naje nkubwira umunyangora ariko nawe ahantu ari ntago ari gukina ntago ari kubona umwanya uhagije
nubwo nanone ari umusaza gusa arimo aravugwa. Ubwo nkubwiye ku bijyanye n'iyo myanya yaba kuri nimero 10 dufite Shibubu wenyine ndetse na Katega ukiri muto. Shibubu akenshi ndi kumva amakuru avuga ko Shibubu ashobora kutarangiza nayo imyaka 2 akagenda aperi kongera gakora impinduka. Gusa nanone ibi bikajyana nuko hari amakuru avuga ko mu kwezi cyangwa se muri sezo itaha 2024 2025 abanyamahanga mu Rwanda baziyongera muri ekipe itunge 12 mu kibuga hajyemo 18 hajyemo 8. Ubwo birumvikana kuri list azajya za abakinnyi 8 kuri 18 cyangwa se ku bakinnyi bazajya bari kuri match azajya ajyamo abanyamahanga 8. Ikipe yashaka ikababanzamo bose bakajya mu kibuga ari 8, mu gihe abanyamuryango ba Rwanda Premier League bari gusaba ko abanyamahanga batagira limite muri 11. Ekipe yaba bafite ari 11 bose bakajya mu kibuga ngo nibwo shampiyona atera imbere. Ibi ngibi byazanywe igitekerezo ngira ngo cyazanywe na Muderanwa Yusuf Haji ndetse na Juvenal ubwo bajyaga mu mahugurwa mu gufata amasomo ari mu gihugu cya Tanzania biga uburyo umupira watera imbere, kuko Tanzania umeze neza ni ukina. Ntago uvuga ngo abanyamahanga nabangaba. Yego uzasanga muri ekipe ya Yanga babanjemo Dickson Job, babanjemo Bakare Nondo Mwaminyeto, usange muri Simba bashyizemo Hussein Kazi, usange bazanyemo Muzamiru Yasini, usange bazanyemo Kibu Dennis, usange bazanyemo Mohamed Hussein Zimbwe Junior, usange bazanyemo Shomari Kapombe. Ariko uzasanga abatanzania bazaba bari muri batarenga 3 babanje abandi bose. Ubwo uzaba bari umunyezamu n'umunyamaroc Ayub Raklet, usanga arimo aba defenseur umukongomani Nonga Baka, umunyakameruni Sheikh Marone Fondo, usangemo hagati mu kibuga harimo witwa Babakar umunyasenegal, usangemo Fabrice Ngoma Ruwamba. Abangabo nibo uzasanga mu kibuga. Usange kuri attack harimo baonana ba Saidoni Bazongiza, urebe ba Omar Jobe. Aba bose baguzwe. Unujya muri Yanga uzasanga ifite Djigui Diarra umunyezamu wa Mali. Impande zayo zose ntago ari Batanzania ni Joyce Romarisa Mutambara n'umunyakongo Kinshasa. Usange kurano rw'uburyo witwa Yao Kwasi Atohura n'umunyako d'Ivoire. Usange hagati mu kibuga bafitemo Paco Muzuzua, bafitemo Halid Aucho, bafitemo Aziziki n'umunyatanzania umwe Modatiri Yahaya. Usange bari kwatakisha uwitwa Augustin Okla, bari kwatakisha Kennedy Musonda n'abandi bakinyi bagiye batandukanye barimo na Max Pia Nzengeri. Iyo niyo abanyamuryango ba Rwanda Premier League bashaka kubakwa ama equipe atari cyo kuri nayo pakajyama umeze neza. Nsoza umunyangora ni Thiago Azulao. Uyu Thiago Azulao akomoka mu gihugu cya Brazil, akaba afite imyaka ngira ngo ni 31 32 muri ekipe ya Petro Atletico de Rwanda. Ntago ari gukina, birumvikana Petro Atletico de Rwanda yazamu Petito Gilberto, ntago ari gukina Thiago Azulao. Rero biri kuba ko nawe yaza muri ekipe ya Peri. Kandi remember ko Last Summer uyu mugabo yaravuzwe ko nawe yaza muri ekipe ya Peri Football Club Nyamukanagera mu kibuga cy'Ikasa Imitoto. Ubwo bwo akaba ari izo transfer zihari. Munyemerere tugaruke ku bindi bitandukanye mu biganiro byacu bitaha. Ubwo turagenda turebera byinshi bitandukanye, turavanga amagossips ndetse tuvange n'ibiri kuvugwa no mu Rwanda byandikwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Kora subscribe kuri Sports and TV, tajye cikona ni makuru agezweho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.